Eric yafashwe tariki 9 Mata uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha bitatu. Icyambere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ikindi cya kabiri gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Cya gatatu ni ugukangisha gusebanya. Dosiye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata. Muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho ibihano byabyo kuko ni ibyaha bitatu, igihano gito kirimo n'umwaka umwe, ikinini mu myaka 15 y'igifungo, cyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2 ubwo bitewe n'icyaha. Muri make hari abavuga ko abo yakoresha imibonano mpuzabitsina iperereza racyakomeje, list ishobora kwiyongera. Gusa icyo tuba tubwira abantu, niba hari undi yarakorewe ibyaha abikorewe nawe ntatinye kuza kuri gutanga ikirego. abo yabikoreye n'ab'igitsina, abareze ubu ngubu n'ab'igitsina gabo. Banje kubasuhuza, Imana ibarinde. Byumva kuri micro ndi Audibles. Ikaze. Semuhungu Eric watawe muri yombi ku itariki 9 Mata 2026. Nyuma rero dosiye ye yaje gushyikirizwa ubushinjacyaha ku itariki 14 Mata 2026. Uyu wahoze ari umusore akaza kwigira umugore ukurikiranweho ibyaha birimo igihanishwa igifungo cy'imyaka 15. Ese urukiko urwo rurabivugaho iki? Urukiko rwavuze ko bitewe n'imiterere y'urubanza rw'imbonezamubano ari ngombwa ko rushyirwa mu muhezo, nuko byanzuwe rushyirwa mu muhezo. Muri iki gitondo cyo kuwa 28 Mata 2026, Eric Semuhungu nibwo yaje kuba ashyikirizwa urukiko rwa Kicukiro, akaba ari bwo ubungubu dosiye y'ubuwe akaba agiye kuburana. Semuhungu yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho agiye kuburana ku byaha birimo icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, icyaha cyo gushyira hanze amashusho yerekanye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, n'icyaha cyo gukangisha gusebanya. Iyi ni dokima yari yanditseho urutonde rw'abantu bagomba kuburana muri iki gitondo kuwa 28 Mata. Nibwo dosiye cyangwa se urutonde rwanditseho abantu bagomba kuburana rwari rugeze kuri Eric Semuhungu. Eric Semuhungu iki gitondo nibwo yegerejwe ubutabera urukiko rwa Kicukiro ahagana mu masaha ya saa moya z'iki gitondo. Muri raporo ya Rwanda Forensic Institute yerekana ko hari abasore benshi basambanye na Semuhungu mu bihe bitandukanye kuva yagarurwa mu Rwanda nyuma yo guhanwa n'ibyaha mu nkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora abamureze n'abahungu babiri barimo uwo baryamanye inshuro zirenga 15. Icyakora Eric Semuhungu nawe yahaye inzoga ngo amusindishe, ariyo mpamvu bose barongoranye ku bwende. Urumva yuko kuri Semuhungu urukiko rw'ubugenzacyaha rushobora kugira icyo rumugabanyirizaho kuko byakozwe ku bwende.